Ndagushimiye, this is a true story. Nukuvuga ngo rero umusore n'inkumi bigeze kubaho inshuti igihe kirekire, nyuma baza gukundana nka couple. Rero umukobwa yaje rero kurangiza nyine amashuri maze abona akazi keza muri Amerika. Gusa mbere yuko agenda wa musore cyase mu yandi magambo, wa musore yapropoje nyine umukobwa ati ntabwo ngira amagambo meza, ariko ikintu nzi nuko ngukunda, uramutse unyemereye nzagerageza uko nshoboye, nzakwitaho kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwanjye. Umukobwa yahise abyemera, maze rero n'umuryango w'umukobwa ubemerera nyine kubana. Mbere yuko rero uwo mukobwa yurira indege, babanje nyine kwambikana impeta, umukobwa aza kujya muri ako kazi ke. Gusa nyine bakomeza nyine kujya boherezanya utumesaje tw'urukundo ndetse no guhamagara kuri telefone. Byari rero bibakomereye, gusa nyine nta numwe wigeze ucika intege. No kuva rero umunsi umwe rero umusore yari arimo kugenda aza guhura n'imodoka yabuze control, yacitse feri. Ubwo nyine yakangukaga yashidutse yisanga ku gitanda, ababyeyi be bamuhagaze hejuru, yumva ameze nabi byahatari. Abona rero mama we arimo nyine kurira. Umusore ashaka kubwira mama we ko we ngo aceceke, gusa yumva ijwi ryagiye, ahubwo nyine arimo gukoresha ibimenyetso. Gusa umuganga yaje rero kubabwira ko ikibazo cyo mu bwonko cyatumye abura ijwi rye. Ibintu byose rero yabikoraga nyine neza, gusa kwitaba telefoni ntabwo byari bukunde. Umusore rero ntabwo yigeze yifuza wa mukobwa bakundanaga abimenya ko abimvikana. Ntabwo yigeze yifuza wa mukobwa bakundanaga abimenya kuko atashakaga nyine kumuhungabanya. Maze umusore aza kwandikira umukobwa message ko adashaka kongera kumubona mu buzima bwe. Umusore rero amuhereza na ya mpeta bari bambikanye. Nukuvuga rero umukobwa yohereje message nyinshi zisubiza wa musore, anamuhamagara inshuro zitabarika, ariko icyo umusore yakoraga gusa cyari ukurira. Nk'uko bisanzwe mu buzima, umusore yize ibimenyetso bw'abatavuga, maze rero atangira nyine ubuzima bushyashya, yishyiramo ko agomba kwibagirwa wa mukobwa burundu. Nukuvuga rero haciyeho amezi, umunsi umwe rero inshuti z'uwo musore zimuzanira nyine envelope irimo invitation, ubutumire z'ubukwe bwa wa mukobwa wari umu ex cyase yabaraga nk'umu ex we. Umusore rero bakimubwira ko ari ubukwe bwa wa mukobwa yarashengaguritse, nyuma yumva umutima uramenetse. Ariko nyine ubwo yafunguraga yabonye izina rye muri ubwo butumire. Ubwo yari agiye kubaza inshuti ze ibijyanye, birumvikana yahise abona rero wa mukobwa amuhagaze imbere, maze wa mukobwa akoresha ibimenyetso abwira wa musore ati nakoraga amanywa maze nijoro ndimo kwiga ibimenyetso by'abantu batavuga kugira ngo nzabone uko nzajya nyine nkuganiriza, kandi ntabwo nigeze nibagirwa ibyo twasezeranye byose. Reka ngire amahirwe yo kuba ijwi ryawe wabuze. Urukundo ni ikintu cyiza iyo uri kumwe n'umuntu wa nyawe. Ndabasabira mwese bantu mukunda iyi channel kubana n'umuntu uzaba iruhande rwawe, atitaye situation yose urimo, atitaye n'inenge yose waba ufite. Nimba ukunze iyi nkuru, sharinga ku bashuti bawe, wibuke no gukora subscribe.